aho ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni imvugo ki, ugereranyije n'imvugo yagombaga kubikoreshwa muri 1994, imvugo ikoreshwa muri 2003. Ese imvugo tugezeho uyu munsi imeze ite? Niye mvugo yakoreshwa kugira ngo abantu be kumva ko ubatonetse, kubera yuko ikibazo dufite nicyo kumenya kuvuga ibintu mu buryo budatoneka abantu. Icyo kibazo rero turaza no kukigarukaho tuvuga byerekeye Felix inshingano n'indi byo. Icyo kibazo kirebana mbere na mbere no kutabogama, objectivity, muri ibyo ni kwirinda impuha. Uzi ko igihugu cyacu kirangwa n'impuha cyane kandi ugasanga zivaye ukuri. Ibyo rero bisaba kwigisha pedagogy. Turishyira hamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe, tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitike mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotora ingaruka z'itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo. Bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro, ubworoherane no kubabarirana, tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda. Izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubaka. Ibikorwa bya VPRX bijyanye n'inshingano twihaye bikubiyemo imishinga inyuranye mu rwego rw'itangazamakuru ryigisha uburyo abanyarwanda bakwiyunga nyabyo hashyizwe imbere ibiduhuza. Mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe harimo guhanga ibinyamakuru fatizo byanditse mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, gutangiza radio na televiziyo Ijwi ry'Amahoro, gushinga ikigo kaminuza cy'itangazamakuru no gushimangira demokarasi. Birumvikana ko umushinga nk'uyu udashobora gushyirwa mu bikorwa leta itawugizemo uruhare mu kuwushishikariza abaturage no kuwutera inkunga mu nzego zose. Bizasaba kandi ubufatanye bw'intiti n'inzobere mu byerekeye imbonezamubano. Hazakenerwa by'umwihariko inkunga zinyuranye ziturutse mu miryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure mu bitekerezo ndetse n'itangazamakuru bihamye. Twaremeye turatuza, turayoboka turabana, none ndorera abavuyeho tubaha induru, abagiyeho tubaha impundu. Banyarwanda ariko twasize mwese abaduteze amatwi turabasuhuje. Ikaze muri iki kiganiro cya VPRX cyo kuwa 7 Kamena umwaka wa 2015. Turabakorera bushake b'amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo, tukaba dufatanyije n'abatwara rumuri ba Siri, urugaga rw'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira ubunyangamugayo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku bisazi byadutse mu Rwanda, aho abaturage batazi gusoma no kwandika bashorerwa ubutungo bakajya mu nteko ishinga amategeko bikoreye inkangara zuzuye amabaruwa asaba ko Perezida Kagame yakongezwa indi manda. Uko gusaba ko Kagame ategeka ubuziraherezo kandi byakozwe n'imfungwa zo muri gereza ya Gisenyi ngo zaba zishimira ko imiryango yabo ifashwe neza. Muri kumwe nanjye Ismail Mbonigaba, ndi Quebec muri Canada, kandi ndi kumwe n'abatwara rumuri ba Siri aribo François Munyabagisha uri mu mujyi wa Drummondville, Emmanuel Senga ari muri Caroline du Nord aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Victor Manege Gakoko ari mu mujyi wa Montreal hano muri Canada. Mwese rero mwese nkaba mbahaye ikaze ndabasuhuje. Komera Rwanda Ismail. Kamera Ismail. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti
repubulika igeze ku buce mu Rwanda. Iki ni ikiganiro dusa naho twigeze gukora tuvuga yuko repubulika irwaye. Ikiganiro rero, umusingi w'ikiganiro cy'uyu munsi tukaba turi bugezweho na François Munyabagisha. Ariko mbere yuko atugezaho ikiganiro cye, reka mbagezaho amakuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru dushoje. haje inkubi y'amashyaka, turabyemera turayayoboka, abanyapolitike batujya imbere, turakurikira tubashyigikira, barayavuze bararambirwa, bararwana barananiranwa, twabasabye ko bashaka. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko kitazatuma Perezida Kagame aguma ku butegetsi nyuma y'umwaka wa 2017 ubwo azaba arangije manda ye ya kabiri. Umutegetsi mukuru muri departement ya leta yabivuze muri aya magambo ati, twiyemeje gufasha abanyarwanda gutera intambwe mu mwaka wa 2017 bitorera undi mukuru w'igihugu mu mahoro no muri demokarasi. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ryatowe mu mwaka wa 2003 riteganya ko manda za perezida wa repubulika zidashobora kurenga ebyiri, rikaba ritemerera Paul Kagame watowe muri uwo mwaka wa 2003 ndetse no mu mwaka wa 2010 kwiyongeza indi manda. Itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rije mu gihe mu Rwanda FPR ikomeje kotsa abaturage igitutu, ibategeka kwandikira inteko ishinga amategeko bayisaba ko yahindura ingingo y'101 y'itegeko nshinga ikumira Perezida Paul Kagame. Abakunzi b'uyu mukuru w'u Rwanda bafite impungenge z'uko ibyo yabagejejeho byasenyuka igihe yaba adahari. Abatamushaka bo basanga ahubwo Perezida Kagame ari uhangayikishijwe n'ikizaba kimutegereje igihe azaba amaze gutakaza ubudahangarwa ahabwa n'umwanya arimo uyu munsi. Abarwanya Perezida Kagame n'ishyaka rye FPR bamushinja ubwicanyi bwahitanye abanyarwanda batagira ingano haba mu gihugu ndetse no hanze yacyo, bagahamya ko yagize uruhare rutari ruto muri jenoside yibasiye abatutsi, ngo kuko ari we watanze itegeko ryo guhanura indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we Cyprien Ntaryamira w'u Burundi. Kugeza ubu bifatwa kwiraswa ry'iriya ndege ariryo ryabaye intandaro yo gutsemba abatutsi bari mu gihugu. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi binyuze muri ambasade iri Kigali kimaze kugaya guverinoma ya FPR igikorwa cyo gucecekesha ibiganiro radio BBC y'Abongereza yatambutsaga mu Kinyarwanda ku murongo wa FM. Itangazo rya ambasade y'Abanyamerika risobanura ko uburyo bwiza bwo kurwanya ibinyoma bivugwa kuri jenoside atari ugufunga ibinyamakuru n'amaradiyo, ahubwo ko guverinoma ya FPR igomba gufungura urubuga rwo kuganiraho no kujya impaka, abantu bakavuga bisanzuye kuko ari byo nkingi ya mwikorezi ya demokarasi. Hagati aho mu Rwanda, ishyaka riharanira ibidukikije na demokarasi Green Party of Rwanda rirasaba urukiko rw'ikirenga kwihanangiriza inteko ishinga amategeko ngo ihagarike icyifuzo cyo kwica itegeko nshinga amazi atararenga inkombe. Yarongeye batubwira ko benshi bashaka gutaha, twarumiwe kuko mu nkuge bibwiraga ko turi twese abo baheze iyo ayo rero niyo makuru twabatoranyirije muri iki cyumweru, turi buyagarukeho mu kanya kuyasesengura. Hari ikibazo nabajije mu kiganiro cyacu giherutse ngira ntese, iri kinamico risaba kugumisha Kagame ku butegetsi rishobora gukiza iki mu Rwanda, cyangwa se ni iki ryakwica? Ese watekereje gukorera ikinamico rigera naho gushinyagurira imbohe aba banyururu bari muri gereza? Uyu we yabibonyemo iyihe turufu? Ni gute twakwirinda ingaruka z'imitekerereze nk'iyi ifutamye twe muri VPRX na Siri dusanga ari ntaho itandukaniye n'uburozi? François Munyabagisha,
ibi biratugarura kuri ya ngingo twigeze kuganiraho mu minsi yashize, nabwo twavugaga tuti repubulika irarwaye. None nagira ngo udufashe gusobanukirwa n'ibi bintu birimo kuba mu Rwanda. Urakoze Ismail. Hanyuma nasuhuze abo turi kumwe mu kiganiro, suhuze n'abatwumva. Ibibazo urimo ubaza, ibibazo twibaza ni ibibazo bikomeye cyane, ariko si ibibazo bikomeye, ahubwo ni indwara nk'uko bivuze, twakomeje kubivuga, Repubulika y'u Rwanda irwaye. Kugira ngo rero ku giti cyanjye nkaba mbona ibisubizo by'ibyo bibazo twibaza ubaza ku muntu ku giti cya umuntu ku giti cye, ngiye mbona byagorana kubona igisubizo, ariko dufatikanyije nk'uko twabihagurukiye abantu bo muri Siri, dufatanyije na VPRX, dufatanyije dufite umusingi tureberamo, tusesenguriramo ibyo bibazo, nkeka ko urumuri rwaboneka. Uyu munsi rero ngiye kubanza, aho guhita ngusubiza, ngiye kubanza ngerageze ukuntu twibukiranye umusingi, twibukiranye, dushushanya amadorobindi yacu tureberamo, dusesenguriramo ibibazo by'u Rwanda. Uragira uti keka hariya byita le thème, insanganyamatsiko uyu munsi iravuga iti repubulika igeze ku buce. Ukabaza ibibazo utese biriya bintu, ibi bisazi birimo bikururana, mbese biraca amarenga ki, ese hakorwa iki, umutiro w'uwuhe, bariya abantu barimo bakina ba kazungu, bariya abakina kazungu bafite mupango ki. Kugira ngo rero ibyo bibazo tubiganireho rwose twimazeyo, n'utwumva nawe amenye, ashobore gusobanukirwa. Kugira ngo nibutse, hashize igihe tuganira cyane tuvuga ibyerekeye repubulika, abantu ngira ngo abanyarwanda twese twemeranya, duhuje ku kintu, twifite kwemera, duhuriye ku kwemera kuko u Rwanda ari repubulika, ariko u Rwanda ntaho rwahoze ari repubulika. Twatangiye kwitwa repubulika nyuma ya revolution muri 59, kugeza n'ubu ngubu rwitwa repubulika, ariko mu biganiro twakomeje kugirana twasanze ko iyo repubulika irwaye, yapfuye mu iterura. N'ubu rero iyo turebye dusanga ari iyo ndwara yayo igikomeza. Noneho turebe rero uko iyo ndwara iteye. Repubulika ntabwo iba mu mashyamba, repubulika ntabwo iba mu nyamaswa. Mu by'ukuri repubulika iba ahantu hari igihugu. Igihugu nicyo gishobora kuba repubulika. Ntabwo ushobora kugira repubulika udafite igihugu, ariko igihugu cyose si repubulika. Igihugu gishobora kuba ishyamba, iyo ari ishyamba rikabamo inyamaswa zikabaho, zimwe zica izindi, ziryana, ziterana ubwoba. Iryo shyamba nyine ntabwo rishobora kuba repubulika niba rituwemo n'abantu. Kurya kera mu mbabare tubona ngo amashyamba ngo arimo impunyu, izo mpunyu ntabwo zigira repubulika. Ufashe ishyamba rikaba zirimo inguge nka za chimpanze, nazo sont des formes humanoïdes, niko tuvuga, ni iremwa nabyo bijya kwishushanya abantu. Ntabwo hashobora kuvuga ngo hariyo repubulika. Umva rero ko igihugu gishobora kuba igihuru. Kiba igihuru ntabwo twakwirwa tujya gushakisha iyo kwibaza ibibazo twibaza. Noneho igihugu rero kitabaye igihuru ntabwo bivuga ko kibaye repubulika. Gishobora kutaba repubulika. Iyo kitabaye repubulika rero, dukurikije amateka, kiba umutungo w'agaco k'abantu. Umutungo mbese nka kuriya umuntu akaba ari hano, akaba afite ingufu cyangwa se akaba afite ibitekerezo bisumba iby'abandi,
cyangwa akaba afite ukuntu we atekereza ariko abandi akababuza gutekereza, noneho igihugu akakigira umutungo we. Inyamaswa zirimo zikaba ari izi, abantu bakaba ari abe, ibitabo bakaba ari abe, akica agakiza uko yishakira. Ubu giciro mu kiganiro cy'ubushize twahereye ku bintu tuvuga tuti ubutegetsi bukomoka ku kintu cyitwa kubaho no gushaka kubaho neza. Kubaho n'inyamaswa zishaka kubaho, zikabaho ziryana. Hari abantu bashaka kubaho bakabeshwaho no kwica abandi, bakabaho bica abandi, bicisha abandi, ariko bakaba no gushaka kubaho neza, abantu babana neza, babanana neza, bubahana, umuntu akabaho akareka n'undi akabaho. Iyo abantu batangiye kwiga kubaho neza niho batangira no gutekereza, bose nta gutekerereza undi, bose bagatekereza, umwe agatekereza n'undi agatekereza, bagashyira ibitekerezo byabo hamwe, bose bakabaho. Mu gihugu cy'umutungo rero w'umuntu habaho kwemeza abantu ukabacecekesha, umuntu akabatekereza, hakaba ubujiji, hakaba umwijima. Ibyo nibyo dusanga mu by'ukuri mu gihugu cy'igisuti, kiri mu gisuti. Noneho ahari repubulika ho rero harangwa n'uko abantu bahumeka ukwemera, twabivuze kenshi mu biganiro byacu, bagahumeka ikintu cyo gutekereza uburenganzira no kubaha uburenganzira bwa buri muntu. Hakaba urumuri, hakaba abatwara urumuri, hakaba abantu bashaka ubumuri, hakaba abantu b'abanyabwenge batekereza, bagashyira hamwe ibitekerezo, nta gutekerereza undi, nta kubuza undi gutekereza, nta guhonya undi. Hakaba amategeko abantu bakayatekerezaho, bakayasangira, bakayubaka, bakayazamukiraho, bakayubakiraho imibereho myiza ya buri muntu, ntawe ubangamiye undi mu bupfura, ikintu cy'ubupfura. Aho ngaho muri repubulika niho dushobora gusanga ayo mategeko, tugasangamo ikintu cyitwa itegeko nshinga. Umuntu uza mu gisuti nta tegeko nshinga ribayo. Mu gisuti haba igisu, ni igisu babyoroga, n'ibisuti babyoroga, n'izabibunda, n'iryo tegeko nshinga ryabo. Nta tegeko ribayo mu gisuti. Mu gisuti hashobora kuba n'igitugu, hakaba ibintu by'ibigufuri. Iyo mvuga ibigufuri ni za prison, bagafunga abantu, bakabacecekesha, bakabuza. Hakaba icyo gitugu cyo gutera abantu ubwoba, bakababuza gutekereza, bakabagirira ibihumbi, bakabagira abasazi. Ariko no muri repubulika naho hashobora kuba igitugu, hakaba n'ingufuri. Repubulika igira za prison, ariko prison ubwo mu kinyarwanda ni iminyururu, za gereza zo muri repubulika ntabwo zigamije guhonya umuntu, kwica umuntu, kumubuza kubaho, kumugira igishushushungwe, kumubuza ubwonko. Gereza zo muri repubulika ziba zigamije kugorora umuntu. Mu kinyarwanda kera bajya bavuga ngo abagororwa, ntabwo bavugaga abanyururu, bavugaga abagororwa. Ni abantu bagiye kugororwa kugira ngo babagarure ibuntu, kuko baba wenda baguye mu gaco ka satani, bagatakaza ubupfura, bagatakaza indangagaciro za muntu, noneho bakajya kugororwa kugira ngo bagaruke mu bantu. Haba igitugu, bya bindi byo kuvuga ati hari ijambo Emmanuel yatubwiye ejo bundi, akunze gukoresha. Emmanuel azi ikinyarwanda cyane, tuzamugeraho byinshi. Ngo gucyamura no cyatura, gucyatura, hari gucyamura umuntu, bakamucyamura. Umuntu wazariraga rwose bakamushyiraho ingufu, bakamubwira bati haguruka rero, ibyo kwigira kuriya ntabwo birimo. Mbese abantu bagakoreshwa imirimo myiza ibageza ku byiza, bakabikoreshwa ku ngufu, ariko ni ugukora icyiza, kandi izo ngufu nazo akaba atari ingufu zo kubaniga. Muri make rero, ngarutse aha ngaha niho mvuga ni turi muri repubulika, twitwa ko turi muri repubulika, ariko repubulika y'u Rwanda irarwaye. Irwaye iki? Irwaye igisuti. Indwara ya repubulika yacu ni agatereranzamba, ni igisuti. Igisuti cyabayeho
twarabivuze bisubiremo cyabayeho muri za 50 imbere mu gihe cya cyami igisuti cyabayeho kuri Repubulika ya mbere ya kabiri ariko igisuti cyo dufite cyo kirarengeje. Rero nkaba nahenera ahangaha numva ko izo nkingi umusingi w'ibitekerezo basangije turaza batubera nk'indorerwamo tuza gusesenguriramo mu by'ukuri ibintu birimo bibera mu Rwanda, turebe niba turebe n'ukuntu ibyo bintu iyo ndwara dushobora kuyivura, niba ishobora gukira turebe ukuntu twayivura. Nemeza ko yakira kuko n'ibihugu byose byagiye hari ibihugu byinshi byagiye bibinyuramo, twarabivuze ziriya za Italia zo kwa ba Mussolini zabinyuzemo, ariko ubu ngubu yego ziracyafite akantu k'agasigisigi ugiye muri Italia, murabizi ibintu iyo bavuga ngo la mafia, aho nga indiri ya mafia ni muri Italia. Urabona kwa bariya mu Burusiya na n'ubu ngubu baracyafite ikintu cyo guhangana baraza KGB, buriya ni akantu k'agasigisigi k'ibyo bintu, n'abo banyamerika nabo buriya bagafite ako kantu barakafite, ariko byibuze ugasanga indangagaciro yo kugira ngo abantu bose babeho baharanire kubaho neza kwa buri muntu, icyo kintu kikaba cyarahawe intebe aricyo gikomeye. Ese iwacu byagenda bite kugira ngo icyo kintu natwe tugihumeke tugihine? Urakoze cyane François Munyabagisha. Mu by'ukuri uduciriye ku mayange, abarundi niko bakunda kuvuga guca ku mayange. Uduciye ku mayange iby'iyi ndwara Repubulika y'iwacu irwaye, ariyo ndwara y'igisuti. Ahangaha rero bikunze gushyira abantu mu rujijo iyo bumvise ubabwira uti igisuti ntikigira itegeko nshinga, kandi muri iki gihe abantu bagasanga itegeko nshinga aricyo kintu amaso yose arangamiye. Abantu bose ngiye twavuze tuti abantu bahindutse abasazi, ibyo bisazi byakubise u Rwanda, buri wese arasara asaba yuko itegeko nshinga rihindurwa. Ingingo y'umwihariko yitwa 101 igomba guhindurwa kugira ngo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongezwe uburenganzira bwo kuyobora igihe cyose azashakira. Ubwo rero muzi yuko inteko nge ku bwanjye, inteko ishinga amategeko niwo mutima, niwo bwonko bw'igihugu. None niho twumva yuko uburwayi bwaba buri. Yenda nge reka nsabe mugenzi wacu Victor Manege atubwire ibyuko aba baturage barimo gushyirwaho igitutu ku bwinshi hirya no hino mu gihugu, basabwa yuko bagomba kugenda bitwaje inkangara n'ibicuma n'ikinana byose, bakajya kumvisha perezida yuko atagomba kugenda ku byo byose bamushyiriye ari we babikesha, nagenda batazongera kubigira. No kuvuga ngo perezida wa Repubulika nawe aravuga ati abaturage ibyo bazasaba nzabibaha. Victor Manege, tubwire weho icyo bitekerezaho iby'iyi ndwara. Ismail, ndagira ngo twongere tugaruke ku byo François amaze kuvuga ko Repubulika irwaye igisuti, n'ukuntu bigaragara neza ko kuva kera twarabivuze mu kiganiro gishize, kuva Repubulika yajyaho ahubwo cyagiye gikora. Ubwo rero ikibazo mbajije birasa nkaho nongera gusubiramo neza cyangwa se kongera kuzuza ibyo François yamaze kuvuga. Muribuke yuko ubushize twaganiriye mu bimenyetso by'igisuti, ukuntu ingoma z'igisuti zijyaho, ukuntu zikora, abazihagarariye, abazikuriramo, icyo ziba zigamije. Twuvugamo ukuntu propagande ari ikintu gikomeye cyane, ku mwihariko yenda bitari ikiganiro twavuze n'ukuntu biriya bintu by'Abashinwa, ibintu byo muri Korea, ibintu byo muri sinzi n'ahandi se byo kwambika abaturage ibintu bimwe
biba bigaragaza ko atari bo bitekerereza ahubwo babashyira basa nk'aho babagize ibishushanyo noneho bakabaterekamo ibitekerezo by'abantu. Aha rero icyo kimenyetso kiri mu Rwanda kuko niyo mpamvu twazi ko ari Kagamisme, nk'uko twavuga ko ari Stalinisme, nk'uko ari Maoisme, nk'uko ari Leninisme. Birerekana ko abanyarwanda batakitekerereza, babashyizeho igitutu, ariko uri kutitegereza kuba hari ubwoba ufite, ariko hari no kutitekereza kubera ko nta kundi wagira, ko wemera ukavuga uti kugira ngo aho gupfa uyu munsi zafejo, ugasa nkaho wowe ubikora ari urwirurutso, ariko ukundi wagira, ariko nk'ejo wabona urumuri, wabona iki ukabyitaza ukavuga uti n'ibyo abandi bari bandukiyemo ahubwo murakoze kundohora. Icyo bigamije rero ni iki? Icyo bigamije twongere twibukiranye ko Perezida wa Repubulika igihe Igabiro yabwiraga ibyegera bye abashinzwe kuyobora u Rwanda, abategetsi, abayobozi bakuru, yarababwiye ati muriho muranteranya n'abaturage, kandi koko abo hanze bose twari tuzi yuko ahubwo yatinze kubivuga. How could you allow this mess to go on for this long? Where mayors just literally killing those they lead, and for them they are benefiting, and corruption becomes everyday life. How do you allow that to happen? Later on, be part of it. Abantu bongere bibaza ahantu kubona uwo muntu uhagarariye ingoma y'Igisuti avuga ati aho ibyo muri wo mukora, aho ibyo turiho dukora biri ku murongo, biri mukuri. Abandi rero nanone biri byari by'ingoma y'Igisuti, nabo bafite ubwoba, abatazi ukuntu ejo bizagenda, batazi ukuntu ejo bizaramuka, batereka uriya muntu wacu, uriya mwami wacu tumwereke, tumwigira amayeri. Bajya gufata bya bishushungu, barabwira ati mudukize uriya mwami yarakaye, mudukize, mumubwire rwose yuko nta wundi wadukiza usibye wowe. Usanga ahubwo bamwe baragerana kure bati ni impanga ya Yesu. Murumva ibisazi ingoma y'Igisuti izana. Noneho rero icyo twakuramo ni iki? Icyo twakuramo, cyangwa tutavuze ubushize, cyangwa se tutagiye kure ngo tutange ibisobanuro bihagije, nuko ingoma z'Ibisuti izo arizo zose zigeraho zigasaza, kandi akaba ari bwo bwazo zisenya. Ndumva Manuel yarabivuze ubushize Senga avuga ati nyamara ibimenyetso byose biro biratwereka yuko ingoma ya FPR igiye kurunduka. Aho ndumva ariho twakomereza ubwo ngubwo tuganira neza, ese ko ingoma zose z'Ibisuti cyangwa z'ibitugu iyo zigiye kurunduka ziroha abanyarwanda, twakora iki kugira ngo zirunduke zitongeye kumena amaraso y'abanyarwanda? Aho ngaho yenda ngereka ngaruke kuri François Munyabagisha. Perezida wa Repubulika nubwo yavugiye muri iriya nama y'Igabiro, muri uriya mwiherero w'Igabiro, agaya bari biriya byegera bye, ntibimubuza gusa naho nawe asa n'uwikiriza intero y'abano baturage, aho avuga ati abaturage kuko bafite ububasha bwabo, ati nibo bazavuga icyo ngomba gukora. Aho ngaho urumva wese uwo mukino atawurimo. Perezida wa Kagame we urumva wamucera kari urutega. François, aho niho nyine iyo turebye dusanga mu butegetsi bw'Igisuti habamo umuco wo kwiyoberanya, wo kwigaragaza uko batari, bakambara uruhu rw'intama kandi imbere mu by'ukuri ari uruziramire. Imaje wenda raza no kwigarukaho kuko buriya hariya dufite ubutegetsi bw'uruziramire. Noneho rero ibyo kibazo baje rwose nicyo, kuko Kagame araza atabategetsi ibyegera byanjye murimo murambeshye, wakagaragaza ko ari umuntu mwiza. Ati abaturage ngewe ndi umudemokrate,
ibyo abaturage bazansaba nibyo nzakurikiza, kandi akaba azi neza ko abaturage ibyo bamusaba n'ibyabyegera bye azi avuga ko bimubeshya kuhutera, noneho abaturage bakaza ari imizindaro ya byabyegera bye yavuze ko ari nta bamubeshya nta nicyo bashoboye. Yanarangiza akaza ati hari ahandi yavuze ati arega ibyo byose murimo muvuga ni muganire, ni demokarasi niko bimeze, ariko ikibazo ni kireba decision ya nyuma, icyemezo cya nyuma ni njyewe nzagifata koko nijye bireba. Wareba koko mu by'ukuri nibyo ibyo avuga nibyo, icyemezo cya nyuma niwe kireba. Ntabwo abantu bagiye hari abaturage cyangwa se n'abadepite abategetsi u Rwanda rwose bakavuga ati Kagame ni wowe dushaka kuba perezida. Avuze ati ndabyanze, ntabwo bamufata ku ngufu ngo bamunyweshe isubyo ry'ubuperezida, ngo bamuteke hariya bamuhambire ku ntebe bamubwire bati uraba perezida ubyanze ubyemera utabyemera. Ibyo ntibishoboka. We yabyanze babigenza batese, niwe icyemezo cya nyuma niwe kireba. None mu gisuti koko ni nawe kireba kuko wowe ntavuga icyo ashaka, ntabwo avuga ati njyewe simbishaka. Yaba atari mu gisuti yashoboraga kuvuga kare akavuga ati mva mwabagabo mwe, ibyo murimo mumenye ko njyewe ntabwo mbishaka akero, cyangwa se akavuga ati yewe ndabishaka ko ariko mu by'ukuri iyo urebye we mu gisuti ariho yishyizeho yikungitse ko azikura ko, ariko akavuga ati akabwira abantu ko ati ni njyewe ufite urufunguzo. Abandi nabo bati gumaho ni wowe dushaka. Abantu bakaba basazi mu by'ukuri aho kugira ngo bamwumve basesengura ibyo bumve ubutumwa bwarimo atanga, bakajya gukora ibisazi byo kugira ngo bayoberanye bamfite nko nabigiranya nko kucana ifumba, gucana ifumba noneho hakaba umwotsi, noneho umwotsi wo gukingira umuntu wambaye ubusa kugira ngo ashobore gutambuka ahe kugira umubona ubusa bwe. Boreka njye kuri Emmanuel Senga, mu by'ukuri hari igihe abantu bumva disikuru za Perezida Kagame bakumva nawe yenda ashobora kuba bangamiwe nuko hari abantu bashaka kumusunika mu kintu yenda nawe yaba atemera, nk'ibi ngibi byo kumusaba guhindura itegeko nshinga. Ubwe yigeze kuvuga yuko rwose adakeneye manda ya gatatu. Weho wumva bigomba kugenda bite? Ese Perezida Kagame we ntiyaba arimo gukururwa n'imigozi myinshi ku mpande zose akaba yarabuze aho yerekeza umutwe? Well, look at me. I am not the person who needs the third term. Just look at me. I don't need it. I don't do this job I am doing as a job for being paid, or as something that benefits me, or as something that pleases anyone else. It's not how I do business, it's not me. So I don't need your third term or whoever is saying it. urakoze Ismail kuba ubaza iki kibazo, kuko ndakeka ko iki kibazo ari cyo pfundo mu by'ukuri ry'ibintu kirimo kubona birimo kuba mu Rwanda. Ikibazo ni ukwibaza niba abaturage ibyo bakora uwo babisaba abyemera, cyangwa se niba kubisaba kwabo uwo muntu atarakoresheje abandi bantu kugira ngo basunike abaturage byitirirwe ko ari abaturage babisaba we yegamiye hari. Njye ndashaka kumenya niba yenda nawe yaba adafite imbaraga, yaba niba nta kintu gihari cyaba kimurusha imbaraga nawe akaba yagitinya. Icyo yenda icyo umuntu yavuga aha ngaha, ndagira ngo duse nk'abasubiza inyuma amaso turebe uko FPR yagiye ku butegetsi muri 1994 ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 1994 imaze gutsinda intambara ifitiye amasasu, ariko igahita igarama ibyerekeye byari biteganyijwe mu masezerano ya Arusha, aho bateganya ko bazagabana ubutegetsi bakabusangira. Ikintu cyagaragaye ni uko FPR yabaye nk'iyimba amayeri
yemeza ko mbese ikora kudeta, itegeko nshinga irarihigika, yemeza ko icyagomba kuba amasezerano yarusha icyashobora kuyobora ubutegetsi bw'u Rwanda kigiye gusimburwa n'itangazo ryayo yari yakoze. Aho ngaho Emmanuel yenda twasobanurira abantu yuko iryo tangazo yarikoze cyangwa se ibyo guhindura amasezerano yarusha byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bashyire hanze bakure muri ayo masezerano abo bitaga yuko bakoze jenoside, ariryo shyaka MRND ngira ngo na CDR batari bemeye. Ariko mu by'ukuri iyo usesenguka ukabicengera usanga si cyo cyari kigamijwe mbere, si cyo cyari kigamijwe muri icyo gihe. Icyari kigamijwe mu by'ukuri ni ukubona umwanya wa Kagame Paul. Uti gute? Kagame Paul ntabwo yigeze bamushyira imbere ngo abe perezida, kandi ntawe utazi ko yabishakaga. Kagame Paul nta mwanya wundi bari bavuze mu bagabana ubutegetsi, ariko bahise uwo mwanya muri icyo gihe bahimba umwanya wa visi perezida. Uyu mwanya wa visi perezida nta hantu wari uteganyijwe na hamwe, awujyamo anawufatanya no kuba minisitiri w'ingabo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko kuri we yaretse uwo bashyize icyo gihe perezida Bizimungu ngo ateme bambe yigizeyo urume, amutazurire, none igihe nikigera asimbukire ku butegetsi bwe, akore kudeta noneho igaragara. Nubwo byaje kugaragara ko nyuma bayambitse umwambaro ngo w'amatora, ariko bambe no kweguza Bizimungu mu gihe cya mbere, barangiza bagashyira bakamwiza no kumuha igihe cyo kwitoza. Ariko mu by'ukuri hariya niho hagaragaye umuntu witwa Kagame uwo ari we. Ni umuntu washaka ubutegetsi bwose agakoresha amayeri bijya gusa nk'ibyo biri gukorwa ubu ngubu. Icyo twasengura yenda kirimo kumutera gukoresha ariya mayeri nanone yagarutseho ni ibyo akeka bimutegereje. Aho nkunganira gato ariko rakomeza Emmanuel, ko nibutse muribuka icyo gihe barimo bahindura amategeko, bashaka gushyiraho umwanya bahindura les accords ngo bashyireho umwanya wa perezida wungirije. Nta nubwo abanyepolitiki bari bateraniye aho ngaho icyo cyemezo bari bagifashe, nta nubwo babyemeraga, ahubwo bari bafashe icyemezo cyo kutawumuha uwo mwanya. Abanyapolitiki wumva se bari kubifataho icyemezo ni bande nyine? Ko ari FPR ubwayo yari imaze kwimpoza. Ari abanyapolitiki barimo iriya guverinoma nyine yatwageramo, abari abatwageramo ngo no kuvuga ngo abantu batari muri FPR bashobora kuba batarabyemeraga n'ibyo ushaka kuvuga. Nabo muri FPR ntabwo barimo batabyemeraga, bavuga batari ko ibyo ni ibiki. Noneho mu gihe rero bafashe mbese bavuze bati ibyo ntabwo ari byo, nk'abari aba basendashonga ntabwo babyemeraga, bari muri FPR. Noneho rero mu gihe bari barimo rero basa naho rwose bavuze bati uwo mwanya mu byibagirwe, ntabwo uteganyijwe, twikomereze. Kagame baraje atese mugezeye bati bamubirifa muri makeya, bamubwira muri makeya ko umwanya wa visi perezida icyo cyemezo bagifashe ko ntawe ugomba kubaho, kudateganyijwe. Arababwira ati ariko ibyo mukora byose muzirikane le contexte. Ahita yisohokera aragenda n'abasirikare, muzirikane ibihe tunyuzemo n'ibihe turimo muri make. Ahita yigendera n'abasirikare bari baje ngo barinjiye bajya mu nguni. Noneho mu nama ya guverinoma bafata avuga ku kajambo gusa, ahita yigendera. Icyo gihe Kagame yagombaga kuba ari mu nama ya guverinoma, nawe kuba yari minisitiri ariko kubera wenda yari minisitiri w'ingabo, sibyo? Kubera ko wenda badebataga, baganiraga, bajyaga impaka ku kibazo kimureba, cyangwa n'imbere y'uko guverinoma ijyaho ni gute? Sinibuka reka mbibutse neza kugira ngo n'abatwumva batazagira ngo twakoze speculation. Ni mbere y'uko guverinoma ijyaho, bari bakiga muri Hotel Meridien. Ubwo bari bakiga uburyo babyitwaramo bamaze gukuramo MRND. Ubwo twagira mu ngo amaze kuhagera avuye mu Bubiligi, aje bagomba kwitegura kujya kurahira. Ubwo François yakomeza.
urakoze cyane Manege n'ubundi uri memoire institutionnelle n'ubundi rero icyo ndashaka kwibutsa ni ako kantu kuko yahageze akababwira ati muzirikane lo contexte muzirikane ibintu ibihe turimo akigendera yamara kugenda hari umusirikare wamukurikiye noneho amukurikiye aragenda mbese asa naho yambwiye ati rwose afande wagaruka tugakora inama noneho agaruka wenyine abwira abandi mu nama wagarutse wenyine ninde uwo musirikare wari uri n'uwakurikiye perezida n'uwakurikiye Kagame Kagame yataraba perezida noneho agaruka niwe wababwiye ati rero ati mwabagabo ati ibintu birakomeye dusinye ati ibintu birakomeye dusinye yuko hagomba kubaho vice president ati tubisinye ati nta zindi mpaka ati nitudasinya ati do akora ka kantu aca akarongo ku ijosi akora agakezo ati mitwa yose irahita niba mutabyemera twese kandi bose bahita basinya ukuntu yagiye ukomeza Emmanuel rero najya nkunganira rwose kuri icyo kintu cy'uko ubutegetsi Kagame yaje yiteguye byanze bikunze kujya kuri uwo mwanya noneho akaba afite impungenge z'uko z'uburyo azawuvaho uwo mwanya yihimbiye kuko yitwa perezida mu by'ukuri iyo context tugarutse kureba iyo context yavugaga ni iyi nuko ni nkaho yababwiye ati mwese muri aha muzirikane ntabwo muri hano ku bwanyu ntabwo muri hano kubera ibyiyumviro byanyu ibyo murimo muganira za senateri zanyu muri hano kubera ko nsinze urugamba naza nifitiye igikaramu cyanjye kinini nasinyishije igikaramu cyanjye kinini ubwo no kuvuga ngo rero timuzirikane ibyo ngibyo numva rero ko mu by'ukuri bo bakoraga débat politique mu ntuza muri espace itari yabo mu gihe cy'intambara muri make ariko iyo ntambara twayivuyemo bashyiraho constitution aratorwa bwa mbere aratorwa bwa kabiri mbese ni bwa gatatu kubera ko ajya kuba perezida bwa mbere yatowe n'inteko hanyuma nyuma y'imyaka 3 atorwa n'abaturage ariko ntabwo no mu mwaka wa 2010 arongera atorwa n'abaturage ibyo ni demokarasi ntabwo ari intambara ntabwo ari byo kuko we yashyizweho n'icyo gikaramu kandi iyo gikaramu ntigeze ngishyira hasi kandi muzirikane mwibuke urumva icyo gihe yaraje aravuga ati ngewe narasinye musinye namwe barasinya ejo bundi mwavuze ukuntu perezida Bizimungu yabaye inkumarume mu by'ukuri mwabonye ukuntu yavuyeho ava aho ajya mu munyururu hari n'ibindi twagiye tubiganiraho noneho Kagame araza ati ndatowe muri 2003 Bizimungu twajya mu ngumuzi biravugwa rwose no muri FPR barabivuga barabyemeza bose ariko ntabwo ayo mategeko nshinga umuvuga yarariho ntabwo yahaye twajya mu gutegeka gufata umwanya wa perezida kuko yari yabutsindiye sibyo nuko yuko hakurikijwe andi mategeko akomeye kurusha ayo ngayo dusoma twita itegeko nshinga hari andi mategeko rero yarariho amategeko yo mu ruziramire uruziramire rero ni FPR ntabwo ari Kagame twebwe tukaba turi mu ruziramire twaratumize Kagame rwaramumize wari uciye mu ijambo Emmanuel sinzi niba keretse ubwo niba Victory hari icyo yongeraho ku ruhande rwe nagira ngo ngaruke ku kibazo warubaje Ismail wibaza utese muri byo bikorwa byose muri ikinamico muri byose rero byandikwa n'abanyamahanga bitangazwa hirya no hino ku maradiyo aho Kagame ibyo ibikorwa byose ntabwo yaba bamwe bamukurura hirya abandi bamukurura hino akabura uko abyifatamo aho rero nagira ngo mbibutse cyangwa se nifashishe wa mugani w'abanyarwanda dore ko abanyarwanda muri rusange bafite ubwenge iyo batabahaye kuri twa tuzi tw'ubusazi twibukiranya wa mugani w'abidishyi uwo mugani kuri jye urimo amasomo abiri cyangwa se ibipande bibiri uko umuntu yavuga aho usanga koko wari ugamije kwigisha yuko ingoma idafite abakuru abasaza abasheshe akanguhe bifite
inararibonye rifite ukuntu ryakemura ibibazo, rifite ukuntu ryagorora ibintu iyo byatangiye kuzamba kigira ibibazo. nibyo nyine nibyo bavuga ko agahugu katagira umukuru kakongotse ngo kakongotse riva sibyo niko bavuga kakongotse nibyo rwose ahubwo rangobotse nanjye ikinyarwanda cyanjye kigendera ku buce. Hanyuma rero twabona koko n'u Rwanda ariko rugeze, repubulika ntibigeze, ntabo nararibonye ntizikiriho, nta banyabwenge bahari, ku buryo abatoya bahari n'abashaka kugira ngo bamenye usanga nta muyoboro bafite ubugaragara, nta rumuri bafite. Ikindi kiri muri uwo mugani w'abidishyi ni icyerekana ingoma z'ibisuti, ingoma z'ibitugu ukuntu ubwazo zikoraho, ukuntu ubwazo zikora mu nda. Kuko muri uwo mugani uko bavuga, iri somo dukuramo ni uko iyo abaturage iyo bagizwe ibishishungwa n'abari ku butegetsi bashaka kugira ngo bikubire ubutaka, bikubire ubuzima, bibereho neza kurusha abandi, ibyo watoje abaturage nibyo bakora, nibyo turiho tubona. Igabiro Perezida Kagame yaratabaje ati ndapfuye mwidishyi, aho kugira ngo bamwumve baturapfuye mwidishyi, bikiriza icyarimwe batipfa mwidishyi, urapfuye mwidishyi, ko rumerewe nabi mwidishyi mwampa bituze, ati nta mwidishyi rapfa n'amazi ahari. Ibyo rero twabigereranya n'ibyo koko bariho bakora ubu ngubu, aho bafashe ingoma y'igisuti yifashisha bariya baturage batazi gusoma no kwandika byavuzwe, batazi politiki icyo ari cyo, batazi ubutegetsi ubwo ari bwo, ukabajyana mu nzara w'umusaraba, ukabageza mu nteko nshinga amategeko kugira ngo base nk'aho baramya ariko umwami. ibyo urabivuga nk'umuntu uri inyuma y'uruziramire, ntabwo bivuga nk'umuntu uri mu ruziramire imbere. Abantu bari mu ruziramire bo ntabwo ari uko babibona. Ikirebweho muri uwo jya muri abo bantu bari abo bantu bari mu nda y'uruziramire bagiyemo utwereka uburyo uko navuze ko ngiye inyuma yarwo, kuko ngiye inyuma yarwo niyo bigaragarira yuko abanyamerika kuko Union Européenne yatangiye kera, Canada ikubirikiraho, abongereza bataho na kiriya kiganiro baretse kigahita. Mwibwire ko nta politiki irimo. Icyo kiganiro uvuga Victor, icyo kiganiro uvuga ni the Rwandan Untold Story, kiriya kiganiro cyakoze kuri radio BBC, inkuru itarigeze ivugwa cyangwa se n'ibi byose bitajya bivugwa mu Rwanda. Hanyuma rero n'Amerika aho ngaho igeze nko mu byumweru bibiri, mu cyumweru kimwe ihanije iriya ngoma kabiri. Ubwo biragaragara yuko koko ibyo bavugaga ari byo, Kagame arakurirwa hino akongera agakurirwa hino, ari mu bibazo. Aha rero n'ukuntu dushaka ukuntu tumukora mu noza François Munyabagisha baravuga ati reka turebe twishyira yenda mu mwanya w'abantu bakora ririya kinamico cyangwa se barikoreshwa bari mu nda y'uruziramire, tujye imbere mu ruziramire. weho wumva abo bantu bafite biyumva bati oya, kuko ibyo Victor avuga ngo ibintu byacitse ntabwo ari byo, ahubwo twebwe tujye mu nda yarwo, abari mu nda yarwo nyine uko tubona ibintu twumvikane. Njyewe ntabwo ubu ngubu ndi muri Siri, njyewe nageze mu ruziramire, ndi mu nda tubwira urumva umeze ute? Ahubwo ubu ngubu biriya mwabonye ni ibintu byiza cyane. Biriya mwabonye nka biriya biseke, ziriya nkangara, ibisabo n'ibirayi n'amagi n'ibiki byose, biriya twebwe tugiye kuzabifata tubishyire mu ndege tujye muri Amerika, muri iriya nama hajya bayita ni chambre de représentants, ni kongere y'Amerika muri make, ni inteko y'Amerika, mu nteko y'ikirenga y'Amerika. Tuzabijyanayo noneho natwe kuko tubigishe, batubigireho, kuko biriya bintu ni byiza. Nimureba muri Amerika
nabo buriya bafite umuperezida mwiza Obama. Umuperezida mwiza arangije manda ebyiri arazirangiza. Umuzi ko bafite itegeko nshinga rivuga ko atagomba atagiriye gatatu. Ntashobora kubera iki atagiriye gatatu. Buriya rero twebwe tuzabereka ko nabo bashobora kujyana biriya bintu kuko batabigira, tuzabikodesha. Tuzabikodesha rero babijyaneyo basabe inteko yabo ko bahindura itegeko nshinga rya Amerika, bareke Obama nawe yongere akomeze batere kuko Obama amaze kubageza ahantu heza cyane kubera ko yagiyeho igihugu kigiye kugwa mu rwobo. Nibyo ubukungu bumeze nabi ubu ngubu ifaranga rya Amerika abirabura baragenda rwose bemye bafite noza avuyeho ibintu byakongera bigacika. Emmanuel uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urumva icyo gitekerezo kizima cy'umuntu urimo kuvugira mu nda y'uruziramire icyo gitekerezo agishyikirije abanyamerika cyaba ari kibi? Iki gitekerezo uyu mugabo François avuze ni igitekerezo cyiza. Iyo umuntu avugira mu nda y'uruziramire akabona ko buri gihe igihugu cy'u Rwanda aricyo gitanga urugero muri iki gihe, cyo gitanga urugero rw'imiyoborere myiza, nicyo gitanga urugero rw'abantu business, ingabo zitwara neza mu butumwa, igipolisi, yego aho abagore benshi bajya mu buyobozi bufata ibyemezo. U Rwanda ni urwa mbere ahantu henshi. Ukaba runashaka ko ibihugu byinshi byaza kurufataho amasomo, n'abanyamerika bagombe kuba bajya kwigayo. Ubwo rero ni ikintu cyumvikana ko iki gitekerezo bagize cy'uko abaturage bose basaba ko perezida wagejeje ku bintu nk'ibi ngibi yabona manda ya gatatu ndetse akaba yanakomeza ubuziraherezo, tugomba no kugishyikiriza abanyamerika nabo bakacyemera. Usanga ibintu byose bingana usibye ubunini bw'ibihugu, ariko ibikorwa Obama yakoze birangana n'ibyo Kagame yakoze, kuzamura ubukungu byose impande zombi. kubanisha neza abaturage b'igihugu. Kagame yarabikoze, Obama arabikora. Yenda ibyo Obama atari yakora tuzasaba ko yakwihutisha mu gushyira abagore benshi mu nzego zifata bakaba bari bo benshi fata ibyemezo. Naho ubundi rwose urugero rwiza rw'u Rwanda tugomba kujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashinga amategeko baho bakemeza ko Perezida Obama bagahindura itegeko nshinga, Perezida Obama agafata manda ya gatatu. Sohoka muri urwo ruziramiro rero utubwire uko umunyamerika azabyakira. Dusohotse muri uru ruziramiro rero, umunyamerika naramuka yumvise ibintu nk'ibi ngibi, umuntu uzabivuga bwa mbere bazahita, umunyamerika uzatinyuka kubivuga bwa mbere bazahita bamujyana mu kigo kivura indwara zo mu mutwe, kuko ntabwo binyuranyije n'amategeko babyemera. Abanyamerika twemera ibintu binyuranyije n'amategeko. Uzabivuga wese ni ukumufata vuba vuba akajya kumuvuza. Gusa rero icyo umuntu yakumva kiturema agatima ni uko leta yacu irimo gukora ibintu bikomeye cyane, irimo guha gasopo Kagame n'ubutegetsi bwe. Mwarabyumvise nyine muri Departement d'Etat bamwumvishe ko badashaka ko yahirahira wakora ikintu cyitwa guhindura itegeko nshinga yitoze kwa gatatu. Aho ngaho reka ngume kuri Emmanuel, ni umunyamerika. None ngenda kubaza nti se uku kwihaniza leta ya Kigali byakozwe na Departement d'Etat, ni ukuvuga ngo ni urwego rukuru rwa leta ya Amerika, hiyongeyeho n'ibi ngibi byo kugaya imyitwarire ya FPR yo kucecekesha burundu BBC. Niryo jwi abanyarwanda bari bakunze kumva, bumva yuko banyuzamo ibitekerezo byabo byo kuba abantu bashobora kuvuga ikibari ku mutima. None weho kuba Amerika irimo kwihaniza leta ya Kigali bikaba kabiri mu cyumweru, wabiha iyihe interpretation? Birakumvisha iki? Bwana Ismail, rero iyo uzi imikorere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukareba ibikorwa muri iki gihe n'ibivugwa babyerekeza kuri leta y'u Rwanda, hari ikintu kimwe watekereza. Ushobora gutekereza ese iki gihe
mu gihe cyose bagiye bafasha leta y'u Rwanda, mu gihe cyose bashyigikiye ubutegetsi bw'u Rwanda, ntibaba yenda bageze ku gihe cyo kurambirwa bashaka ko ibintu byahinduka? kuko iyo usubije amaso inyuma ukareba ukuntu bashyigikiye nka FPR mu ntambara, kuko ntabwo buri muntu wese arabizi, leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza byateye inkunga FPR mu ntambara yarwanye yo kubohoza u Rwanda, ukareba ukuntu babikoze bucece batabigaragaza. hari n'abemeza ko mu gihe Kigali yendaga gusa nkaho itinda kugwa, hari abasirikare bari biteguye i Burundi ngo baze gutabara. ibyo ni byo Bereka ko leta zunze ubumwe za Amerika zitangiye kuvuga amagambo nk'aya, hari ikintu ziba zitegura. mu by'ukuri abashaka kumva bakumva, ndakeka ko abitaruhije kubyumva barasa nkaho barambiwe ubutegetsi buri i Kigali. ntabwo yenda tuvuga ko barambiwe imfashanyo bahaye FPR, kuko ngewe uko mbibona FPR nk'uko biyita moteri wa leta y'u Rwanda, ni ishyaka ko rikomeye. nkaba natekereza ko mu mwanya wa Kagame niba bashaka ko ibintu bigenda neza, bari bakwiye gushaka undi mukandida ushobora kuba yakwiyamamaza ku perezida bwa Repubulika, kandi barahari mu bantu bagize FPR barahari, ndetse igihe hari umwe mbona ubishoboye kandi unabikwiye, mumbabarire ko igitekerezo cyanjye shyiramo amarangamutima yawe. reka shyiramo amarangamutima yanjye, bazasuzume bazarebe. ndabona umuntu witwa nka Donald Kaberuka. usubiye mu gisubu, ubwo rero usubiye mu nda y'intuza ye. ariko ndavugira inyuma, ndagira inama abantu bari mu nda y'uruzira. ntabwo ushaka kwinjiramo wese, ndagira inama abantu bari mu nda y'uruziramire kugira ngo mbatunge urutoki, aho bavana ikintu cyaha amahirwe yo kumvikana neza. Kaberuka ndumva ntabwo François kwihanganiye. Kaberuka ari mu nda y'uruziramire cyangwa ari hanze? Kaberuka ari mu nda y'uruziramire. Ari mu nda y'uruziramire? ari mu nda y'uruziramire rwose, nubwo yari ari hanze mu byerekeye akazi yari ashinzwe, ariko mu bamutuma amateka aturuka mu nda y'uruziramire. niba ari mu nda y'uruziramire, urumva ko ibintu bishobora guhinduka gute ko na Kagame byamunaniye kubera kuba ari mu nda y'uruziramire? yaba yashobora kuba ari hanze, ibintu byahinduka. aho ngaho ni ihurizo. nakubaze wowe uri muri Amerika, mu mwanya uravuze uti umuntu azanye ibintu byo kuvuga ngo bahindure ndagure ngo kugira ngo Obama ategeke indi manda, bahita bamwohereza Indera, u Rwanda rukongera rugakorera amafaranga, ukabona yaba twabonaga nk'umuntu nyine bakamwohereza Indera, noneho hakaboneka amafaranga yo kujya kumutunga Indera. ariko sibyo nifuza. ikibazo mbaza ni iki, ni kuki muri Amerika aho ngaho umuntu aje akavuga icyo kintu bahita babona ko ari umusazi, n'ubutegetsi bugahita bwihutira kumujyana kwa muganga kumuvuza? ariko mu Rwanda byavugwa hakabura Indera, ikabura abantu, ugasanga bakayifunga, abaganga bakabura akazi, hakabura umuntu banahasoni, bakabura umuntu mavura. mbwira ni iki gituma muri Amerika bibi bisazi, ariko mu Rwanda bikaba impumeko nzima? yego tugaruke kuri ariko yaravuze kuri umuriya muntu we abona uri mu nda y'ingoma, mu nda y'uruziramire, akavuga turiya muntu nyamara ashobora kuba we yagira gutya akarufungura, agakobeta umuryango, agafungura uruziramire, akarubuza gukomeza kumunga abantu. nibyo rwose. reka urimo imbere, reka twumve maji yakorera. reka nsubize ibyo bibazo byombi. uravuga uti, uribaza uti kuki muri Amerika umuntu avuze igitekerezo nk'icyo ngicyo cya manda ya gatatu bamuhita bamujyana kwa muganga. aha nababwiye ko iki gihugu nubwo gifite n'ibindi bibazo bindi byo gusumbanya abantu n'ibiki, ariko ikintu cyitwa itegeko bagikomeraho cyane. igituma rero bahita bamujyana kwa muganga nuko yaba yishe itegeko ryanditse. mu by'ukuri ubwo uravuga uti ni igihugu kigendera kuri repubulika, gihumeka repubulika, kigendera ku mategeko, ku gutekereza, ku kwemera. urabivuze. noneho igihugu kindi twari tuvuze uti bishoboka bite ko bumva ntacyo bitwaye? ni ibintu bigaragara, nuko igihugu nk'uko twabibonye tumaze iminsi tubivuga, ubutegetsi buriho ntabwo bushingiye ku itegeko.
ni ubutegetsi bwaje ku munwa w'imbunda, ni ubutegetsi bw'igisuti. Ntabwo na rimwe twari twabona ubutegetsi bugendera ku mategeko, kuko iyo biza kuba bibiye ibyo ngibyo igihindukira ry'iba mu buyobozi, uko ureba ubutegetsi buri mu ntoki za perezida wa repubulika, uko atanga imyanya, uko ibi byose byarigomba kuba bikozwe bikurikira amategeko, ariko siko bigenda. Nicyo kintu gitandukanya ibihugu byombi. Rero ubivuze mu Rwanda bamuha amashyi bati komera komera komera, bakamufata nk'uvuze ukuri. Ubivuze muri Amerika bamubona ko ari umusazi kuko yayishe itegeko. Urakoze cyane rwose. Twigera gushaka ikibazo abaturage bifitiye, kino cyo kuba abaturage bakinishwa, weho wabyise gukinishwa kazungu, simbizi bimwe bita kazungu na rara. Kazungu na rara. Aba baturage ibyo ari byo byose, ari Perezida Kagame urangije manda ye, ari n'abashaka ko Kagame avaho, bose abaturage nibo bahanze amaso, sibyo? Kuko nyine igihugu ni cy'abaturage. None njye nagira ngo wenda mbaze Victor Manege, aba baturage bacundwa ayikoba, ngira ngo niko bavuga, gucunda ayikoba bakoze hirya no hino, nibyo ushaka kuvuga. Numa ngo abirasa naho mbese abaturage bakomeza gucundwa ayikoba. Nimugende gushyigikira Kagame, mu byanze bikunze musabe yuko agomba kugaruka, ariko nanone abashaka yuko Kagame ahagarara bazitabaza abaturage. Nimumbwire uko mwumva umuturage yagombye gufatwa muri situation nk'izi ngizi. Victor niwe nanashatse yuko adusubiza. Ismail, ikibazo cyawe kiragoye, ariko nuba ngo umuturage kugeza ubu ngubu afatwa nk'aho ari we nyir'ububasha, sibyo? Ariko ndongera nsubire mu nda y'uruziramire, ntako ninabigenze. Kuko ninjya mu nda y'uruziramire, ubwo ndemera yuko itegeko nshinga ririho, ndemera yuko amategeko ariho, ndemera ko ubutegetsi buriho, ndemera yuko abaturage bitekerereza biviramo ibyo bakoze. Ngarutse kuri icyo kibazo cyawe rero, ubwo ngubwo byaba bishatse kuvuga yuko umuntu watugejeje ku bintu byose dufite ariwe tubikesha. Kuko rero abaturage ari bo twebwe dufite uburenganzira bwo kwihitiramo, kureba ko abandi ari twe tubategeka kugira ngo dushyire ibyo dushatse kugira ngo tubeho neza. Byaba bifite ireme yuko turirimba, dukoma mu mashyi, tuvuga ko umubyeyi wacu Paul Kagame tukimukeneye, agumaho. Agumaho. Aho rero urumva muri iyo logique ibintu biragiye mu buryo, kandi ibintu birakorwa mu buryo bw'igisuti, nta hantu wabigaye. Ndashaka rero ko mve musohokemo muri kwa kuzimu, muri iyo nda y'uruziramire yahanze. Utubwire niba umuturage agomba mvuga nk'umuntu wo muri Siri, uri bwambura umuturage se ubwa burenganzira bwe n'ububasha muri ibyo twita mu kuri kwagombye kubaho. Ibiriho biba ubu ngubu bariho barakoresha abaturage bazi neza. Twibutse cya kiganiro twagirana na Joseph Sebarenzi ko batajijutse, ntibajijukiwe ibiriho biba, kandi barabagize umusifuzi. Iyo rero mbona ibintu biro bikorwa, iyo tubona ibintu biro bikorwa,
ibyo ingoma ya FPR ikora iriho iragura umusifuzi nuvuga ngo twite nk'urubanza umukino cyangwa nko kuvuga yuko wajya kuvuga uti mpanganye na kanaka tuziyambaza urukiko umucamanza wowe ugatanguranwa ukajya kubwira umucamanza wamuguze umucamanza mutaratanga n'ikirego akavuga ati nzaruca gutya ati waratsinze ati ntibingera urabizi wowe uzatsindwa wowe uzahita nta kabuza ibyo bintu rero birimo amanyanga birimo byo gutekinika birimo muri bya bindi tuvuga yuko ari bikoreshwa amaheri yose akoreshwa mu ntuza ku ngoma y'igisuti niho tuvuga tuti nihe dushakira umuti rwose kugira ngo ibyo bintu tubihagarike duse nk'aho twakuramo bwa burozi mu banyarwanda kandi yenda n'ibintu bigakomeza aba aribo batekinika batarenze nabo kwasiga agatwe ngo niyenda mwanyunganira kamwunganire komeza nkomereza aho ngaho nkunze iryo shusho ukoresheje ry'umusifuzi no mu kiganiro cy'ubushize ndumva David Himbara nawe yaravuze ati umusifuzi ninde none twumvikana rwose ko umusifuzi mu by'ukuri ari umuturage ni rubanda muri repubulika iyo turi muri repubulika naho mu gisuti nta musifuzi ubaho abaho mu by'ukuri ni ugukina akazungu gukina akazungu kandi babyita wundi bakunda kuvuga ngo ni gukina muzungu na lala no gusinziriza abantu none ugasanga rero ubu ngubu rubanda niwe wabaye muzungu anara barimo wa mugani wavugaga baramucunda yikoba uraza ugafata ahantu ukaburi mu ishyamba none ukavuga ngo ugiye gukina volleyball yo kuri plage sinzi ukuntu bije wa mukino ni ku mucanga haba ku mucanga abantu bajya gukinaho none ukaburi mu ishyamba umukino w'intoki gutya dukina umukino w'intoki uri mu ishyamba ry'inzitane nibyo ngibyo ntibishoboka nyine ntibishoboka cyangwa se ukavuga ngo ngo twebwe uri mu ishyamba cyangwa uri ku mucanga none ukavuga ngo reka ngo twoge ngo dukore ngo twige ngo kwibira ucubire uzamuke ni ukuvuga ngo mbese ni ibintu biri mu mitwe y'abantu ni ugushyira abantu mu mitwe y'uko mu mutwe babumvisha yuko muri bwa butegetsi bw'igisuti ngo bashobora gukinamo demokarasi kandi ntibibaho nibyo ntuzi amanege yavugaga mu mwanya avuga ati twageze ibwidishyi noneho aho umwami wo mu idishyi kuko ibwidishyi yabisobanuye ba bantu bafite urumuri bose bagiye bahanagurwa baricwa bamarwaho mu Rwanda iyo bikurikiye FPR nicyo kintu yakoze yogeje ubwonko abitishe yagiye bajyana muri za ngando ikabashyiramo ibintu byo kumva yuko ikabaza gutekereza bagapfa bahagaze hagatekereza abantu bo mu ndaki gusa bakeya b'imbere mu ntuza mu ruziramire akaba aribo baba mu by'ukuri bashobora gutekereza abandi bose akaba nabyo bidusobanurira biriya byigabiro aho umukuru w'igihugu aza akabwira ba bantu mbese twakwita ko bamutekerereza akavuga ati mwebwe muri ibi garasha barangiza bugacya mu gitondo akaba aribo bavuga ngo uyu niwe ushoboye gutegeka u Rwanda ndetse abantu b'ibigarasha bashobora kumenya gute umuntu ushobora gutegeka u Rwanda nuko noneho ntabwo ni abaturage barimo kubikora babikoresha abaturage ba bantu bategeka ni ukuvuga yuko bari bafite urumuri barenge bafite Perezida Kagame ubundi we yarababwiye ati turimo kwica abaturage ba meya barimo kwica abaturage ariko kugira ngo bakavuga ngo abaturage nibo bagiye ngo gushaka abategetsi hari ikintu aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko hagati aho ngaho mu Rwanda ishyaka Green Party Frank Habineza yagiye muri Cour Supreme urukiko rw'ikirenga aravuga ati ibi bintu bigomba guhagarika inteko itangiye ku y'imikino itangiye gukina nibihagarika ibyo kujya ku itegeko nshinga amazi atararenga inkombe kandi Perezida Kagame yaravuze ati iki gitekerezo ni cyiza bigaragaza yuko byose birakorerwa mu abantu batangiye kugaragaza ibitekerezo byabo aravuga ati ni mujye imbere ati ni byiza ashimira Green Party none ubwo urumva nta kamuri gatangiye kwinjiramo aho ngaho nyine turi mu ruziramire imbere
noneho turimo turakina muzungu na rara ariko ntabwo yamuvoma d'ensemble Habineza Frank Habineza araje aravuze ati aranyuranyije inuza anyuranyije intambwe n'abari abandi ni hahandi kuko we ikibazo mu by'ukuri ntabwo ari intuza ubutegetsi ntabwo ari kuvuga ngo ni manda ya Kagame mu Rwanda nta kibazo cya manda gihari ntabwo ari ikibazo cya manda kuko turi mu butegetsi bw'igisuti no mu gitabo cy'ubutsitsi cy'igisuti nta kibazo cya manda kibamo kuko nta mategeko abamo. Wowe ufite ikihe kibazo? Ikibazo rero ni uko repubulika yacu irwaye igisuti. Iyo repubulika irwaye igisuti igihe tuyirimo imbere mu ruziramire ntabwo dushobora kwivura. Babyumva tugomba kujya inyuma tukavura repubulika igisuti tukagisohora tukakivanaho tugatanga umuti wo gusezerera igisuti. Uwo muti wo gusezerera igisuti rero ntabwo uca mu itegeko nshinga. Ntabwo iryo tegeko nshinga uko riba ridahari. Niko wavuze. Victor yaragiye kugicyongera. Dusezerere igisuti. Noneho oya mutubwire ukuntu abantu bagomba kuva mu nda y'uruziramire ngeri icyo nshinja y compris Paul Kagame. Ukuntu tugomba kuvana abantu mu nda y'uruziramire. Na Kagame arimo. Na Kagame arimo. Okay. Akavamo. None uruziramire tukabusezerera. Urabikurikira. Ndabikurikira reka nongere nunganire François. Uko icyo kibazo twakivuganyeho tumara turenza amasaha tuza kumara mu kiganiro hano kibyerekeye ibyo Frank Habineza yakoze mu kanya twari tuvuze ubwo ndacyatura mu nda y'igisuti y'uruziramire twari tuvuze yuko nta tegeko nshinga nta mategeko nta arbitre nta byose bigwa ahantu bigusha ahantu hamwe ni ku ngoma y'igisuti nyine gifite ugihagarariye twarabivuze n'ubushize ugihagarariye ni Paul Kagame niba mu gisuti rero arbitre ni Paul Kagame byo Munyabagisha yarambwiye ati kandi koko ndabyemera ati Victor barajya kujya muri Cour Supreme bashaka iki ko Cour Supreme itabaho ko babajije Kagame ibyo ari byo. Nukuvuga ngo Frank Habineza ejo mu gitondo yandikire Paul Kagame ati Monsieur le Président de la République nimuhagarike nimubuza abaturage kubasaba gukomeza kuyobora igihugu. Oya nibyo ugume muri ya kinamico ryabo muri kinamico tumutume mu nda y'uruziramire akoresheje ingirwa tegeko nshinga akemeza yuko uhagarariye iryo tegeko nshinga ushinzwe kuririnda ari Paul Kagame kandi ko yarahiriye ko iryo tegeko nshinga ritazakorwaho ku byerekeranye n'izo ngirwamanda yarabirahiriye nibyo yarabirahiriye niwe yagombye kwiyambaza amubwira ati se ibyo bikorwa ni ibiki nubwo bwose azi neza igisubizo azaba nyine Perezida Kagame yaravuze yuko n'ubundi abandi bose no gutigiye Perezida Kagame Emmanuel ndashaka kugira icyo mvuga ku byerekeye iyi demarche ya Green Party nubwo dusesengura tugasanga ntacyo yageraho kubera ubutegetsi ikoreramo ariko mu by'ukuri ni ikintu gifite cyashobora gutanga indi myumvire kubera ko igikorwa nk'iki ngiki cyakozwe ku mugaragaro kikagezwa ku rwego ku mugaragaro na Perezida wa Repubulika yagize icyo abivugaho nibyo Emmanuel ibyo rwose nibyo ariko wongereho kuravugira inyuma bavuye mu nda y'uruziramire ubundi igihe navuye mu nda inyuma y'uruziramire inyuma yarwo rwose iki gikorwa amahanga akaba yarakibonye kubera itangazamakuru iki gikorwa kizongera kigaruke ku bizakurikira bizateganywa muri ya mwaka w'ibihumbi 2017 iki kikaba cyunganye ndetse nashaka kongeraho n'ikindi gikorwa cyabaye ejo bundi byose bigomba kugira icyo bibwira abari mu nda y'uruziramire bagatekereza kabiri hari igikorwa cya Maître Bernard Ntaganda udafite imvugiro muri kino gihe udafite uburenganzira bwo kwiyamamaza kubera ko yafunzwe nibyo ariko akaba ejo bundi yabwiye Vladimir ko
nihagira ikintu gikorwa cyo gukora ku itegeko nshinga barihindagura we azamobiriza abaturage bakajya mu mihanda bakigaragambya ati turabizi bazaturasa turiteguye bazaturasa atari ko tuzabikora. Ibi bintu rero ibikorwa nk'ibi ngibi nubwo umwe ari mu nda y'uruziramire Green Party undi ari inyuma yarwo Maître Bernard ariko byose bikaganisha ahantu hamwe byari bikwiye kugusa gukemura abari mu nda y'uruziramire n'uri ku isonga ufashe direkisiyo yarwo niba rigira direkisiyo bagatangira bagatekereza kuko n'umupilote warwo biraca amarenga mabi cyane. urakoze cyane. ni ukuvuga muri make niba perezida Kagame yaravuze ati igikorwa cya Frank Habineza n'ishyaka rye Green Party ryo gusaba yuko itegeko nshinga ritahindurwa ati ni igikorwa cyiza none se ubwo Kagame we ntago yaba atangiye gutekereza nk'abantu barimo gusohoka muri rwa ruziramire? Urabitekereza uki wewe? Wibuka ikintu kimwe hari no kugira ngo nyine umve ko abantu bose bagomba, abantu batari mu nda y'uruziramire bagomba kuba pessimiste, bakumva nta kintu cyiza cyava mu kanwa ka Kagame. Oya gusa hari ikintu cyiza cya Kagame, avuga ibintu byiza byinshi cyane, nashobora no gukora ibintu byinshi cyane kandi mu banyepolitiki. Icyo gihe aba yasohotse yagiye hanze y'uruziramire ruba rwamurutse nibura muri iyo minota, ajya agasohokamo akajya hanze agahura. Kuki adashaka kuguma hanze yarwo ngo reka turebe tugaruka ku kantu kamwe. Hari ahantu yavuze ati, waruvuze uti Kagame aravuga ati iby'abaturage bavuga nimuvuge biriya ni intera nziza, nimukore n'exercice ya demokarasi. Anongeraho cyakora yuko byose n'ubundi ari we uzavuga ijambo rya nyuma. None mu nibuke hari irindi jambo yavuze rikomeye cyane, avuga ati mva icyo abantu bakoresha bashyira imbere bashaka kugumaho nicyo nzakoresha kugira ngo mveho. Iryo jambo rirakomeye cyane, asa naho atanga rwose inkuyo. Aravuga ati mva mw'abantu mwe mbavaniye inzira ku murima, niba musazi mukangumishaho muzabyibareho. Ibyo bintu yarabivuze ati abantu iyo bakoze nabi bashaka kugumaho kuko batinya kugawa. Niba narakoze neza nzabona abantu bansimbura. Abantu rero bavuga ngo Kagame ngo avuyeho ntiyabona umusimbura, ni nk'aho bamuvuga ko yakoze nabi atigeze ategura umuntu umusimbura. Aho rero cyageraga abantu intuza igako nabo igabiro bambe ubu ngubu nawe barimo baramugaye. Bariya bajyana ibintu barimo baramugaya, baramubwira ngo yakoze nabi, ntigeze ategura. Muri make bwa bwenge se abantu manege akunda kuvuga baramugaye ariko mu bwenge. Aho rero nawe we yagombye kubyumva akavuga ati yampaye nakoze nabi, wenda tuvuge se ko byaramunaniye muri make. Nta muntu wo kumusimbura uhari, ntabyo yakoze. None ariko tuzi neza ko mu by'ukuri we yaravuga ati niba narakoze neza nzaba mfite umuntu usimbura, niba narakoze nabi kandi nabwo akaba nta muntu usimbura, nzagomba kuvaho kugira ngo haboneke undi muntu ukora ugorora ibintu ku mpande zombi bagomba kuvaho. Niba musaze rero mukinanirwa mukaba ibigoryi mukajya mute nkaguma kuko njyewe niba ndi umushoferi ndi umupilote ntwaye indege, abantu turi kumwe bakaba badashobora kuyitwara kandi njyewe nari narigeze igihe cyo gusinzira kujya kwiruhukira, ntabwo kubera ko habuze umuntu nzayireka igwe, nzakomeza. Ariko ni kubera umunaniro wanjye ninamuka nigushije nijya ndikagwa ntimuzavuga ngo ntimuzamfane. Ibyo bintu birumvikana cyane. Nanjye ndabyumva cyane. Ibyo ni ibintu byumvikana. Cyakora muzehe Munyabagisha n'icyubahiro tugufitiye, tubwira ukuntu Perezida Kagame tumukuraho ruriya ruhu. Ni ukuvuga ngo ruriya ruziramire urarwasamura asohoka se cyane.
uruhu rumukanira urimo kuvuga aho ngaho urimo kuvuga uruhu rwo mwidishyi sibyo rwamukannye arimo kuvuga ati ndapfuye bidishyi basubize ngo rwose wacu umuti umuzehera aya rero kandi wavuze yuko wageze mu Rwanda ugasanga ari wowe uzigaye ari wowe musaza uhari uko byageze mu gihe cy'abidishyi hari umusaza bari barabitse wari waramushyize mu mutiba none icyo kigeze baravuga ati uriya mwami koko buriya aradupfanye bati hari hakwiye kubona umuntu utekereza ukundi bibuka wa musaza bahishe baragenda baramuzana umusaza aravuga ati rero uriya mwami uruhu rwe ni mu rutera amazi rutote rugende rukanyaruka ndavuga ngo ko tugeze mu gihe cyo gushaka uwo musaza wahishwe aho tumubona niho dukwiye gushaka kuko ikibazo kigiye kuba kimeze nk'ikibwidishyi neza kuko tugomba gushaka umusaza saa ayo mazi ubwo ngubwo Faranswa arazana fata ijambo wa musaza Faranswa arazana impumeko nziza ariko hari icyo bibagiwe nuko umusaza ntabwo ari umwe umusaza hari abandi nka bangahe abasaza bari yegutse bari benshi cyane ariko rero burya barungikanye kuko kugira ngo bashobore kwibuka kwibukiranya ukuntu bashobora kuvoma amazi bakinika uruhu rwa ruhu rwumaga bakarwinika mu mazi bakarumesa rukarekura rukagenda rurekura indodo zidozeho zigacika mu Rwanda rero biriya nabyo mu by'ukuri Kagame ikintu gituma yihambira ku butegetsi twarabivuze ni ububati buri mu Rwanda bwuzuye umunuko burimo impu zirimo zibakanyaga n'ubwoba bw'ukuntu nyuma ya ataka twabivuze kare sinzi wabivuze niba ari Emmanuel cyangwa wabivuze ni mu makuru narize vuga ko bafite impungenge z'ukuntu bizamugendekera bite naramuka avuye ku butegetsi siwe wenyine n'aba bose barimo birukanka bafata abaturage babanywesha bwa burozi nta kindi nabo nuko bafite impungenge kuko nabo mu buryo buruhije nka gutyo bakamubukanira umukwiye nabo bazarukanirwa bafite impungenge zimwe nibyo urafite ukuri rwose kandi bya bindi rero abantu bavuga wenda nk'ibi bavuga ngo baje bagakina akazungu narara bumva ngo bakazana Kaberuka cyangwa se n'undi noneho Kagame akaba yicaye hariya inkuba zirekera igikwera izo za plakari kubera abantu bishe kubera ukuri kuzingitiranye biriya za BBC zivuga za Nitoro ibyo tuvuga twese ntabwo ibyo ngibyo bazaba babihinduye uwo nguwo guhindura Kagame ntabwo uvuga ko bya bindi byose wa muntu ko wose uri mu ruziramira imbere ko uvuyeho urumva ni ugusohoramo rero urwo ruhu nta kindi ni uko mbere na mbere haboneka abo basaza bazi kuvuguta bazi kwerekana amazi n'uburyo bamesa rwa ruhu rukarekura urwo ruhu rero ni ibyo byose izo za plakari rero tuve mu bishushanyo nyine wowe urimo kuvuga izo plakari ushobora kuvuga ni utubati dufungiranyemo amabanga cyangwa y'ubwicanyi yagiye aba binuka cyane urabona nk'abantu biciwe batigeze bahamba ababo baracyari bo bameze nka moroge sinzi ukuntu ugira moroge n'iki ni ahantu bashyira bapfuye ni ahantu bashyira bapfuye abantu babitsemo muri bo ni ukuvuga ngo uburuhukiro ngo abantu twebwe abantu ni uburuhukiro bw'abandi akaba ari umuntu agenda ariko ari uburuhukiro agendana uwo wapfuye umunuko ni wose uwo muntu ntabwo wahindura perezida Kagame cyangwa uhindura amategeko nshinga uwo muntu umuhinduye umuhaye amahoro azakomezanya akababaro ke kugeza igihe azatura uwo mutwaro nyine ni hari umuntu wiciwe utarabashije guhamba abantu be abantu twarabivuze by'abacikacumu b'abatutsi bafite ababo bari hariya ku Gisozi hari ibyo byose mbese bitari ukuri ibyo byose bitari byiza noneho ugerekaho nuko abantu bakomeza kwicwa reba abantu barafunze bazira
akarengane ntibatarengururwa kandi ngo no kuvuga ngo bamwe mu bafunze kuko ntago bafunze bose abafunze bose bararengana oya nabikubwiye nabikorera ukuntu barengana gutese hari abantu bafunze bemeye ibyaha bakoze uragira ngo se bigende bemeye amafaranga ahubwo bemeye ibyaha bakoze bisha abantu ntago abantu biyahuye hari abantu bavuga ati twarabishe abantu barafungiye bamwe barabyemera bavuga ngo hari bamwe batabyemera abo ngabo nibo bafungiye wavuga uti bafungiye ubusa ko ntabwo bemeye ibyaha baregwa nabo babyemera bazambwire babyemereye nde babyemereye barahari harimo n'abandi basabye yuko perezida wa repubulika Paul Kagame agumishwa kuko afashe neza imiryango yabo bo barafunzwe imiryango yabo ifashwe neza hanze bo barafunze kubera ko bakoze ibyaha barabyemera ntabwo bigeze bavuga nyakubahwa turarengana oya turekure oya baravuga ati turagushimira waradufunze none abaturage bacu imiryango yacu ifashe neza komeza utuyobore none turajya ngo ugenda kubwira nuko Emmanuel waruvuze iki ariko ko imiryango yabo ngo bamushimira ko bayihaye inka muri gahunda ya gira inka none bakaba bagemurirwa amata ibyo ni nabyo nukwiriye ibyo ngibyo urumva ko ari bya bindi ariko abo ntabwo bahakana ko bisha abantu reka ngaruke kwa icyo igitekerezo muri muvuga ngo abantu ntibahakana ko bisha abantu ubwo turi mu ruziramire iyo mubivuga gutyo oya ugende hanze da reka ruziramire gena rugezemo ryari hanze ubutabera bufite esprit bukoreshamo bufite amategeko bugenderaho twabonye ko mu Rwanda nta mategeko ahari nta n'itegeko nshinga rihari hari amategeko y'imbunda none se ubwo butabera ububonye gute iyo bavuga esprit barakubwira bati ubutabera ikintu cya mbere bushingiraho ubupimiraho bwirinda kugira umuntu burenganya nicyo kintu niyo mpamvu bwita ubutabera bwirinda kugira umuntu burenganya iyo ubona abantu batatu hariya babakekamo umuntu umwe w'umwicanyi babakekamo umuntu umwe aho kugira ngo ba bantu batatu ariko batazi uwo ari we aho kugira ngo hagire umuntu umwe ufungwa arenganye abantu batatu babakekamo haba harimo umuntu umwe babakekamo umwe w'umwicanyi nako babiri babicanye ariko barakeka harimo umwe ariko ntibazi uwo ari we urengana aho kugira ngo barenganye wa wundi barekura babandi bose bakagenda mu Rwanda barakubwira ngo harimo abantu bakoze ibyaha batemera ibyaha ababyemeye barabafungura abatabyemera bo babarekeramo noneho hari n'abandi ngo babyemeye barekeyemo none se kuki hari ababyemeye bafungura abandi babyemera bakagumamo kuki none tukaba tuzi ko abatarabyemeye barishwe abandi bagumamo ikindi tuzi ni uko FPR batunze agatoki bagiye hariya ku misozi hose umuntu wese baketse ko yicanye baramwica ibyo bintu byabayeho ubwo bwicanyi bwabayeho ni documente abantu ubutegetsi bwa Twagiramungu barabivuze ambasaderi barabitubwiye Sendashonga yakoze intuza ibyo bintu yabivuze barabizira ibyo bintu byabayeho none se abantu ko mu bantu bishe abandi mu Rwanda nibyo koko abantu bapfuye ntabwo biyishe ariko abantu bishe abandi barishwe Kagame nawe yarabyivugiye hano i Montreal avuga ati abahungu banjye bicaga bicanye umunyamakuru wo kuri Radio Canada Raymond Saint Pierre amubajije ati ko naje ngasanga abahungu bawe abasirikare bawe bica abantu ubu ngubu wabakaniye uruhe wabageneye iki ati bicaga bicanye ni ukuvuga yuko abicanyi barishwe njyewe nemeza ko bishwe none ngarutse kuri cya kintu ubutabera niba hari ubutabera burenganya umuntu ubwo ntabwo ari ubutabera imanza zose bazaca uwo bazafunga wese agomba gufungura kuko harimo ubwo ivise ya procedure harimo indwara iyo ndwara niyo ituma njyewe mvuga nti abafunze bose nibafungurwa barekurwa noneho dushyireho repubulika nyarepubulika noneho repubulika ako niko kabati François Munyabagisha avuga ati gagomba gufungurwa uduhanga turimo tukozwa umuntu kukarangira nuko repubulika igatangira tukavuga ukuri none tugomba kuvuga ukuri tugatanga impumeko y'ubutegetsi bw'amategeko bushingiye ku mategeko nyamategeko na esprit yayo turakugarukaho uduha umwanzuro rusange hagati aho ngaho reka mbaze Victor hari aho yigeze guhigima sinzi nanjye narindimo mpigima mu byo bavugaga ariko birangiye mbyemeye
Victor Manege oui ntabwo nibuka ahantu ugeze yego mwidishye ndapfuye ndakunganira humura ndagushakira ruhunda rugukuraho wowe ntiwananira mu tuzi two kubeza uruhu komeza utubwire uko nawe wabyumvaga uburyo Perezida Kagame ashobora kuva muri ruriya ruzeramire rwamumize ndetse n'abandi bose bakaruvamo rega bavandimwe reka ngaruke ku kintu byose turagaruka ku ngoma y'igisuti byose kuko niho bishingiye ingoma y'igisuti ihwanye n'ingoma ya FPR ubutegetsi bwa FPR buhagarariwe n'umutegetsi cyangwa se n'umugabo Paul Kagame tuzi ubugabo tuzi w'impagarike Paul Kagame ntabwo ajya abeshya da ibyo yavuze byose arabikora mwibuke muntumye ku ntangiriro z'uyu mwaka mwambwiye muti tanga ubutumwa ku banyarwanda uko ushatse ariko ku buryo bwumvikana mwibuke ibintu nanditse ibintu naravuze dusabye FPR kudufasha kuyifasha mubyibuke bivuga iki bivuga yuko niba koko babona yuko ibibazo biriho niba babona koko ko u Rwanda rugomba gutera indi ntambwe abanyarwanda bakajijurwa niba tworohereze tubaho umuti nibyo rero François yavugaga avuga ati Kagame nta kindi kintu cyatuma ava muri iyo nda y'uruziramire abona amahanga n'abanyarwanda bamushimira ibyo yakora usibye gufungura utwo tubati turimo umunuko kandi hano muri repubulika yacu irwaye muri ko tuvuga ko muri systeme y'igisuti igomba idasimburwa itishobora kwivura ahubwo igomba gusimburwa ikagendera ko iyo tuvuze ingaruka kuri ni ibintu bigomba gukorwa mu gihugu bishingiye ku mateka Kagame agafata ubutwari bwo gufungura utubati tw'igihe umwami Kigeli yari ariho agafata ubutwari bwo gufungura utubati two kwa Kayibanda agafata ubutwari bwo gufungura ububati bwo kwa Habyarimana agafata ubutwari bwo gufungura ububati bwe maze koko ibyo bintu bigacoshwa ibintu abanyarwanda bakabyigaho Kagame akabona ibyo yifuza akaba umubyeyi w'abanyarwanda akareka inteko nkuru inteko ikirenga ya repubulika ikajyaho ikemeza uko u Rwanda rw'ejo ruzamera ngiye ndumva ari naho nsoreje rwose umuti ni Kagame haba mu nda y'uruziramire haba hanze y'uruziramire Emmanuel Senga ngana ku musozo nanjye nagira ngo tubwire rwose ahantu ubona abantu bazasohokera muri bazavira muri iriya nda y'uruziramire y compris Paul Kagame birumvikana yego sinyuranya na gato na mugenzi wanjye Manege Victor ikintu kizashobora gusoza neza izi magarara ibyago turimo n'ibiganiro bizategurwa hagati y'abana b'u Rwanda bakavuga ibyo baziranyeho byose abakoze amakosa bakayababarirwa bavuze ko abanyarwanda tugira imbabazi aho bizaba bigaragara ko bashobora kuzatinda bazajijinganya yenda kwikosora bakabagenera ibihano ariko uko bizagenda kose hakwiye ibiganiro uko twagiye tubyigaragaza kuva ku butegetsi bwa repubulika ya mbere kuva ku butegetsi bwa repubulika ya kabiri kugeza na kino gihe hari ibintu byahishwe bitavuzwe dukeneye ko ibyo bintu bivugwa amateka abantu bakayumva kimwe ntibagire aho bavuga ko nk'uko nabyumvise ejo bundi perezida wa repubulika Kagame avuga ko
mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi ngo abantu bari barize mu Rwanda barangije muri university n'ibihumbi 2000 cyangwa bitatu. Ibyo ni ikintu cyo gukabya gishaka kuvuga ko yongeyeho ko ngo ku butegetsi bwe abantu basigaye basohoka buri mwaka ari 11,000. Ibi ni ibintu byo gukabya cyane, niyo byari mu bibare ni ugukabya no gusuzuma. Ariko yavuze yuko n'injiji ari izize ako kantu tujye yari yarabivuze. Ikindi umuntu yamaza niba 11,000 bisohoka buri mwaka, hari iteganyamigambi riteganyiriza imirimo. Yongeyeho kandi ko hari abasohoka benshi batazi kwandika ibaruwa y'akazi, ibyo nabyo niwe tubikesha. Nta nubwo bazanakabona kuko nta gategamo. Nuko batazi kwandika basaba. Niba ndika ibaruwa zizahita ikareya hari igakire mu kugira bazi kwandika ibaruwa y'akazi. Ibi byose ni urwenya mu by'ukuri gushaka buri gihe kwerekana ko hakozwe ibitangaza ngo ibyabaye ntabwo byari bifite akamaro. Ariko tuvugisha ukuri, abanyarwanda dukeneye ibiganiro tukava muri ibintu byo guhora dusigana ibyaha, guhora twikanga uriya, guhora wumva ko igihugu ari icyawe, iyo winjiyemo undi agomba kugisohokamo, ibintu bikarangira bikabona igisubizo cya burundu. Aha niho tuzumvikana na Kagame azabona umwanya kuko afite ibyo azasubiza. Abanyarwanda twese dufite umwanya, tuzabazanya kandi tuzasubizanya. Ndagushimiye cyane Emmanuel. Reka nsabe François Munyabagisha, niwe umutwara muri mukuru w'uyu munsi, uduha umwanzuro rusange. Mbashimire mwese abatwumva namwe twaganiriye ikiganiro cyiza twakoze. Nanjye twaganira ariko ntungukiye byinshi. Mu byo numva nungutse hari no gushimangira ukwemera umuntu aba afite muri we, ukavuga uti kwa kwemera ndabona n'abandi tuhuze tubibona kimwe. Ndabona ntabwo hari cyangwa se hari ibyo nemera ariko ntemeranyaho n'abandi, tukabiganiraho tugashobora kubyumvikanaho. Ni ikintu gikomeye cyane. Ahantu rero Emmanuel avuze ati ibiganiro ni ngombwa, ibiganiro kuko niwo muti, niho tugomba kuganira tugahuza impumeko, ariko atari bimwe byo kwiganirira gusa. Nkumva ko mu by'ukuri aho umuti uzaturuka mu banyabwenge. Mu banyabwenge nk'aba ngaba nk'ibi twatangiye, natanga urugero muri Siri na VPRX, tugatanga urumuri tukasesengura tukamenya kureba ibibazo nyabibazo. Ibyo bibazo tukabisesengura tukabimurika. Mu kubisesengura neza niho tubona umuti wabyo. Nko muri iki kiganiro twashoboye kugaragaza ko mu by'ukuri ikibazo cy'itegeko nshinga atari ikibazo na gato, ahubwo hari ikibazo cy'igisuti. Nicyo kibazo kigomba kwigwa, tukareba ukuntu icyo gisuti tugisezerera, kandi tukagisezerera ni igisuti twirukana. Twakunze gukoresha iyi shusho ry'uruziramire. Ni uruziramire twirukana, ntabwo ari abantu, ahubwo tugomba kureba ukuntu dutabara abantu barurimo bakarusohokamo. Yego ntabwo hari ukuntu dushobora kurusohoramo abantu, ariko hakajya nk'abantu barutsimbaramo bakagumamo, cyangwa se baramugaye batabasha kurusohokamo bo rukabahitana. Ubwo ikindi navuga ni uko mu by'ukuri kurusohokamo, mu mwanya Victor Manege yatanze nawe igitekerezo avuga ati turagomba gufungura turiya tubati turimo umunuko guhera muri za 59 kugeza ubu. Ati Kagame afata inzira afungure ubwo bubati. Ariko njye uko mbibona, yego ndi mu mwanzuro, Kagame si uzabufungura, ahubwo Kagame ni urufunguzo. None abazafungura ubwo bubati, abazerekana uburyo bwo gufungura ubwo bubati, bazanabufungura ni abanyabwenge. Ni abanyabwenge bagomba bazahaguruka bagacana urumuri, bakamurika imbere mu ruziramire, bakerekana ibihakorerwa. Uruziramire mvuga ni muri FPR, bakerekana ububi bwa system, bakerekana hanze aho dushaka kugana uko hameze,
bakerekana repubulika dushaka kubaka uko imeze n'uruhare buri muntu wese azayigiramo. Aho rero nkemeza ko nk'uko Ismail yatangiye abaza ikibazo avuga atese ibi bisazi byose birimo bigenda bigira abantu bakomeza gukinisha abaturage ngo nibasabe ko perezida avaho abandi batiroya nako agumaho. Ibi ngibi birimo birasura iki, byazarangira gute? Nge nkabona ko turi mu gihe cy'amahindura, aho rugeze rwose nta kubishidikanyaho, nta gusubira inyuma. Akaba ari nayo mahirwe dufite, ariko mwayo mahindura kugira ngo koko aho dushaka kuganisha igihugu tuhagere. Nk'uko Victor yavuze, nta muntu, nk'uko ubushize nanone twabivuze, nta muntu tugomba gusubiza inyuma. Paul Kagame afitemo umwanya, ariko nanone umwanya munini ukaba uhari ufitwe n'abatwara rumuri n'abanyabwenge bagomba gusesengura ibyo bibazo, bagashaka n'uburyo bwo kwigisha abantu. Twarabitangiye ibyo twita transformation sociale, kugira ngo ibyo ubushize twavuze n'ibintu byitwa gushyiraho kurema, gushyira mu mutwe wawe gutekereza ikintu cyitwa espace citoyen, urubuga rw'umwenegihugu. Noneho tukamurikira société civile, ubwo nuvuga n'imiryango n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Noneho tukanamurikira n'abantu bari muri leta, bakabona mu by'ukuri bakabona icyerekezo cy'uburyo bwo guhindura ubutegetsi, tukava mu gisuti tukajya mu butegetsi bwa repubulika ihamye. Urakoze cyane François Munyabagisha, urakoze. Urangije uvuga uti tugeze mu gihe cy'amahindura. Nibyo, nta gushidikanya yuko uburyo abantu babona ibintu ntabwo biri uko babibonaga kera. Abantu bagenda bahindura imyumvire. Aha rero nagira ngo nshimire abatwara rumuri mwese ba Siri na VPRX, izi nyigisho, izi mpanuro mukomeza guha abanyarwanda, ndabashimiye cyane. Muri abatwara rumuri ni mwebwe bashesha kanguhe u Rwanda rufite, ni mwe muzafasha Kagame ndetse n'abandi batura Rwanda gusohoka mu nda y'uruziramire barimo. VPRX na Siri turakongeza urumuri. Abanyarwanda nibacana amatabaza yabo, birukana umwijima ubahindura abasazi. Maze rero aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. François Munyabagisha, Victor Manege Gakoko, nawe Emmanuel Senga, ndongenda bashimiye kandi mbasezeraho. Nkabansezera no kuba twumviriza bose abakurikira ibiganiro byacu, mbararikira ikiganiro cyacu cy'icyumweru gitaha. Nge ndi Ismail Mbonigaba, murakoze, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Abo bahezi yo badutumyeho bazaniye demokarasi, none ndorera twaratwereye imisanzu, twohereza abana kurwana ngo baharanire demokarasi. Demokarasi irahenda. Haje inkubi y'amashyaka